Yesu ashimwe, ndagusuhuje nkwifurije amahoro y'Imana, habwa umugisha n'Imana ugarutse kubana natwe. Wowe ukoze subscribe kuri iyi channel Prophet Emma, habwa umugisha n'Imana, ukuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Uwiteka akwagurira imbago, Uwiteka kubambire amahema. Ukuboko kwiza kw'Imana nikongere kuboneke ku buzima bwawe, kongere kuboneke ku byo ugerageza gukora byose. Uwiteka akurebe neza kandi Uwiteka akuremere umunezero, Uwiteka akuremere umugisha. Ibyo ugerageza gukora byose Uwiteka bishyiremo umugisha, kuko ijambo ryo rirambwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira ku manywa na nijoro. ngo uwo nguwo azahwana nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Iki giti cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ngo ibibabi byacyo ntabwo byuma. Uyu muntu icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Nawe rero ibyo ugerageza gukora byose, ndagusengeye ngo bikubere byiza mu izina rya Yesu. Ndagusengeye ngo Imana ishyiremo umugisha, Imana ibyagure, Imana ibikomeze, Imana ibizamure, bigira ahantu biva, bigira ahandi hantu bigera. Aya masaha nsenya ibicaniro byose by'abazimu n'abadayimoni, nsenya ibicaniro by'abakonikoni, ibyananizaga ubuzima bwawe. Hari ibintu bimaze igihe bikunaniza, hari ibintu bimaze igihe bikubuza amahoro, hari ibintu bimaze igihe bikubuza kugera ku mugisha wawe, hari ibintu bimaze igihe bituma utakira igitangaza cyawe. Ndagusengeye ngo igitangaza cyawe ucyakire. Ndagusengeye ngo umugisha wawe uwakire mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengeye ngo ibyawe byari byarapfuye bizuke mu izina rya Yesu. Hari ibintu bikwiriye kuzuka, hari ibintu bikwiriye kuzuka. Akazi kawe kakazuka, ukadepoza ukabona akazi. Hari igihe mu buzima ukora ibintu bikanga, ukadepoza akazi ukakabura, abandi bakakabona, ukagerageza gukora ibintu ntibikunde, ukagerageza ibyo ugiyemo byose ntibyemere. Kubera iki? Hari imbaraga zigutsikamira, hari imbaraga zikunaniza, hari imbaraga zikubuza kugera ku mugisha wawe, hari imbaraga zikubuza kugera ku mahirwe yawe, hari imbaraga zikubuza kugera ku iterambere ryawe. Ariko ndagusengera kano kamwanya, ndi umuhanuzi w'Imana, ni Prophet Emma uvuga. Ndagusengeye ngo umugisha w'Imana ugaragare kuri wowe. Imana ishimwe. Rero uyu munsi ndaje ngo tuganire. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ndabibona ko mukurikirana, ndabibona ko mubana natwe umunsi ku munsi. Rero ndagusabira umugisha w'iburyo n'uw'ibumoso, kugira ngo Imana ishobora byose ikomeze ikora ibikomeye ku buzima bwawe. Imana ikomeze kukwagura, Imana ikomeze kukuremera umunezero, Imana ikomeze kukuremera ibyishimo, Imana ikomeze kugushyira hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Warakoze gukora subscribe, Imana iguha umugisha. Warakoze gukurikirana ibiganiro bya Prophet Emma, Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima kuri Imana igira neza, ndagushima kuri Imana ivuga bikaba, ndagushima ko iyo utegetse birakomera. Aya masaha mwami Imana, nsengeye buri muntu wese ugiye kumva kino kiganiro, reka kigira aho kimuvana, kigira ahandi hantu kimushyira. Acyumva kino kiganiro yakira ubuzima, acyumva kino kiganiro yakira impinduka mu buzima bwe. Ibyamurwanyaga, ibyamunanizaga byose bimurekure mu izina rya Yesu. Hari imbaraga zamutsikamira, ariko acyumva kino kiganiro izi mbaraga zimurekure, izi mbaraga zimuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguhereze umugisha. Uyu munsi rero nkuzaniye ubuhanuzi ku buzima bwawe. Nje guhanura. Hari ibintu bimaze iminsi urimo usenga Imana uvuga ngo Mana, ngo mbese ibi bintu bimeze gute, mbese ibi bintu bizarangira gute? Imana y'amahoro ishimwe cyane. Tugiye kuganira kuri ubu buhanuzi. Izina ry'Uwiteka nirishimwe, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro, izina ry'Uwiteka nirishirwe hejuru. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Tugiye kuganira kuri ubu buhanuzi, nibwo tugiye kuganira. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihimbazwe. Turareba ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya niho tugiye gusoma. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Turasoma Yesaya ibice 6
maze dusome ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo Imana yiyereka Yesaya iramweza iramutuma. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Imana yiyereka Yesaya, imaze kumwiyereka iramweza, imaze kumweza iramutuma. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Iri jambo riravuze ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende, ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Imana y'amahoro ishimwe. Akira neza ijambo ry'Imana. Iri jambo rivuze ku nkuru z'umugabo witwa Yesaya. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ijambo riravuze ngo mu mwaka umwami, haleluya haleluya, umwami Uziya yatanze. Uyu Yesaya yari umuhanuzi w'Imana. Uyu Yesaya yari umukozi w'Imana. Uyu Yesaya yagendanaga n'Imana, ariko hari ibintu atageragaho, hari ibintu atabonaga, hari ibintu atakiraga, hari umugisha atabonaga. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Hari umugisha atabonaga, ibintu yakoraga, hari umugisha utarabonekaga ku buzima bwe, hari ibintu atakiraga, hari ibintu atabonaga, kubera ko Uziya igihe cyose yaramunanizaga. Iyo ufite Uziya, ibintu byose urabikora ntibikunda. Iyo ufite Uziya, iyo ugiye kuzamuka gusubiza hasi. Iyo ufite Uziya, iyo ugiye gukoresha mariage, arayicaye Uziya. None ahantu uzaniye ijambo rivuga ngo Uziya wari uri ku buzima bwawe arapfuye. Hari Uziya wakunanizaga, hari Uziya wakubuzaga amahoro, hari Uziya wamutsikamiraga mu kazi kawe, Uziya akagutsikamira. Muri bizinesi yawe Uziya akagutsikamira. Ibyo ugerageje gukora byose, hakaza Uziya ukubuza kubona umugisha, hakaza Uziya ukubuza kubona mu maso y'Imana, hakaza Uziya ukubuza kugera ku iterambere ryawe. Ariko nkuzaniye ubuhanuzi bukubwira ngo Uziya wawe arapfuye. Mu kazi wakoraga hari Uziya watumye utabona promosiyo. Bandi barazamuka ariko we ntuzamuka, bandi bateye imbere ariko we ntutera imbere, abandi bageze kure ariko we ugera kure, abandi barakora bikemera ariko we ntibyemera, abandi babona amahirwe ariko we ntuyabona, abandi babona imigisha ariko wowe ntayo. Ibyo ugerageza gukora byose Uziya arabinaniza, Uziya arabitsikamira, Uziya ntatuma hari ahantu ugera. Ariko soni mashando wiribiriva mpanuriye ubuzima bwawe, ubu buhanuzi bwakire n'ubwa Uziya wakunanizaga arapfuye. Uziya wakunanizaga muri bizinesi yawe arapfuye. Uziya wakunanizaga mu masezerano yawe arapfuye. Uziya watumaga ubukwe bwawe buhora bupfa, warapfuye mu izina rya Yesu. Iyo ufite Uziya agusiga icyangiro, umuntu wese mukundanye akakwanga, umuntu wese umumenyanye agenda utazi uko bigenze, kubera ko ufite Uziya. Ugerageza gucuruza nk'abandi ariko ugahomba, kubera ko Uziya byivangamo. Uyu Yesaya nta kintu cyiza yabonaga, nta kintu cyiza cyamugeragaho, nta kintu cyiza cyageraga ku buzima bwe. Yarahanuraga bati ibyo wabibwiwe nani? Yavuga ngo Imana yantumye, bati reka reka nta Mana yavugana n'umutindi nkawe. Ariko ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, ngo nibwo Yesaya yabonye Imana, nibwo Yesaya yamenyekanye, nibwo Yesaya yahanuye birasohora, nibwo Yesaya yuzuye imbaraga z'Imana, nibwo Yesaya ubwiza bw'Imana bwamujeho. Na mbere hose yarasanzwe ahanura ariko ntibamwemeraga, yarasanzwe ahanura ariko ntibamwumvaga, yarasanzwe avuga iby'Imana ariko yarabivugaga bakabipfobya, yarabivugaga bakabipinga, yarabivugaga bati reka reka agenda, ibyo ngibyo uvuga se wabibwiwe nande? Igihe cyose wasangaga bahora bamuca intege, wasangaga bahora bamunaniza, wasangaga bahora bamubwira ngo ntacyo uzageraho, wasangaga bahora bamubwira ngo ntacyo uzimarira. Birashoboka ko nawe aka kamwanya uri mu buzima abantu bakubwira ngo ntacyo uzimarira, barakubwira ngo ntacyo uzigezaho, barakubwira ngo nta kintu na kimwe kizaba ku buzima bwawe. Mbega nawe wakwireba ukavuga uti mbega nanjye nta kintu nzigezaho, ariko umva mvugane nawe. Imana ishobora byose imanuwe no kugukuraho uburetwa, imanuwe no kugukuraho igisuzuguriro, kuko Uziya wakurwanyaga arapfuye, umurozi wakurwanyaga arapfuye, aragiye mu izina rya Yesu. Hari abamaze igihe bavuga ngo ntabwo uzababanaho, ubayeho ahubwo bapfuye mbere yawe, kuko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikoresheje itegeko, ibyari bikuri imbere byose byigiye
byigiyeyo mu izina rya Yesu. Ibyagutsikamiraga byose byigiyeyo, ibyakunanizaga byose byigiyeyo. Imana ikoresheje itegeko ku buzima bwawe, Imana ikoresheje itegeko muri famiye yawe. Ntabwo bakwemeraga ariko bagiye gutangira bakwemere, ntabwo bagukundaga ariko bagiye gutangira bagukunde, kubera yuko Imana ikoresheje itegeko. Haleluya! Nari mvuze ngo Imana ikoresheje itegeko, nari mvuze ngo Imana iritamuye, nari mvuze ngo Imana iriyerekanye, nari mvuze ngo Imana irigaragaje mu buzima bwawe, muri famiye yawe, mu kazi kawe, muri bizinesi yawe, mu muryango wawe. Imana iragaragaye. Mu rugo rwawe hahoraga ibibazo ariko Imana iragaragaye. Uziya watumaga muhora muryana, Uziya watumaga muhora mushwana, Uziya watumaga muhora mutongana, arapfuye mu izina rya Yesu. Akira umugisha w'Imana, akira kugirirwa neza n'Imana, akira kurengerwa n'Imana, akira kwagurwa muri byose mu izina rya Yesu. Waguke ugere kure, waguke ukomere, waguke wakira ubutsinzi, wakira imbaraga, wakira amavuta mashya, wakira ubuzima bushya. In the name of Jesus, akira kugirirwa neza n'Imana, akira kurengerwa n'Imana, akira kwagurirwa imbago, kubera yuko none ahangaha ibyakurwanyaga, ibyagutsikamiraga birarangiye mu izina rya Yesu. Imana ikuremeye ubuhamya bushya, Imana ikuremeye umugisha. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Kano kanya ndashaka kubwira ngo Uziya wakurwanyaga arapfuye, akira kugirirwa neza n'Imana. Niwizera urabona ukuboko kwiza kw'Imana, niwizera urabona mu maso y'Imana, niwizera urabona gukomera kw'Imana, niwizera urabona ineza y'Imana. Uwiteka kwishimire, Uwiteka guha umugisha. Ndasoje, we warebaga kino kiganiro, Imana iguha umugisha. We wumvisha rino jambo risohore ku buzima bwawe. Wari ufite Uziya wakurwanyaga, wari ufite Uziya wakunanizaga, ariko mu izina rya Yesu Uziya wakunanizaga natwe none ahangaha winjire mu masezerano yawe. Haleluya! Arapfuye kandi injira mu mugisha wawe, injira mu mahirwe yawe, injira mu iterambere ryawe, injira mu butsinzi bwawe, injiramo. Imana ikwinjije mu mugisha, Imana ikwinjije mu mahirwe, Imana ikwinjije mu gitangaza cyawe. Haleluya! Imana y'amahoro ishimwe. Sharinga ino video igere kure, wibagirwe gukora comment yawe. Nigufasha kuvuge ngo amen. Jya muri comment wandike muti amen, ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Jyamo wandike uti Uziya wanjye apfe mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro iguhereze umugisha, Imana ikugirire neza. Reka mubwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Iyi ni Prophet Emma. Imana iguha umugisha. Urebe niba utari wakora subscribe, yikore, kuko mu minsi iza tugiye gukora ibikomeye, tugiye gukora ibintu bikomeye hano kuri iyi channel Prophet Emma, kandi tugiye gukoreraho amasengesho y'imbaraga. Rero niba utari wayikora, yikore. Nzi neza ko iki ari igihe cyawe cyo kwinjira mu mugisha wawe. Imana y'amahoro iguha umugisha. Reka nkubwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom.